urabanza ukambara kasike yawe neza, wamara kuyambara hano ubu turahagurutse dutangiye ikizami, hano dushizemo kabiri tuce tuyitwikira. Ukayitegura guhagarara, afande yaguhagarika ukayikuramo ya kabiri ugasigarana rimwe. Gana action niba ushaka kwiga indimi, gana action ushaka kuba umusirimu, gana action. Nyiriwe neza, amazina nanone ni Teacher Aime wo kuri kategori A, nkaba ndi umwarimu ukorera mu kigo cya Action College. So noneho ubu tugiye kureba kubigendanye na circulation y'ikizami. Circulation y'ikizami kuri moto ubundi niyibanza circulation. Circulation yacu rero ubundi twifashisha mu buryo butandukanye. Circulation yacu ubundi haba hari amakona atatu ateye. Muri ayo makona atatu nayo turaza kuyabona. Ayo makona yacu buri kona ryose ugomba kurigeraho ugacana ikinyoteri. Buri kona warigezeraho ugacana ikinyoteri, kuko iyo ukase muri iyo kona udacanye ikinyoteri, afande nawe haba hagaze uri kumva yuko aba yakubonye, ugasanga ugize amahirwe makeya, ugasanga uratsinzwe kandi bitagakwiriye kuba byakaba. Ubundi buri kona ryose ugiye gukataho ugomba kugira gute ugacana ikinyoteri. So noneho tugiye gutangira kureba ese circulation y'ikizami ubundi ibiteye ute. Circulation y'ikizami ubundi igiye guhaguruka, ubuhagaze then ukambara ya kasike yawe, wamara kwambara kasike ukicara kuri moto, wamara kwicara kuri moto ukatsa, noneho wamara kwatsa ukambara ya kasike neza ugafunga sentire, wamara kwicaraho afande n'ugategereza akaguhereza uburenganzira kutangira ikizami. Noneho imaze gutangira ubundi mu guhaguruka uhagurukira muri fitensi ya mbere. Muri fitensi ya mbere wamara guhaguruka, noneho wagera imbere ugashiramo kabiri. Mbere yo kugira ngo ushiremo kabiri urabanza ugakora ku kariro. Wamara gushiramo kabiri wagera imbere ukongera ugashiramo kangahe gatatu. Wagera imbere ugashiramo ya kane, ariko ya kane ntago uyigenderamo. Impamvu utayigenderamo kuko nubundi afande icyaba akeneye nuko ya fitensi ubona ko wayikoresheje, niyo mpamvu fitensi ya kane uba utagomba kuyigenderamo. Iyo uyigendeyemo hani igihe bisaba yuko ushaka kuyigenderamo urakoresha fitensi 5. Ariko kuri iyo fitensi 5 naho turaza kubireba, tukatwana turebe kuri za fitensi enye, aho wenda urakorera kuri site aho baragusaba fitensi enye. Aho ngaho ukumva yuko twari tuvuye hano duhagurukiye muri rimwe, dushizemo kabiri, tugeze imbere dushizemo gatatu, tugeze imbere dushiramo ya kane ariko ntago tuyigenderamo, kane tutatuyikuramo. Twamara kuyikuramo ukumva ko tutatwitegura gukata, ubwo turabanza tugacana ya ndanga cyerekezo ariyo kinyoteri. Twamara gukata, ubwo mu gukata dukatira muri fitensi 3. Twamara gukatira muri 3, then twagera kuri indi kona tugashiramo ya ndanga cyerekezo yaho tugiye gukata. Ubwo ya ndanga cyerekezo dukoresha mu kizami, ubundi kizami hose bakoresha ndanga cyerekezo y'ibumoso. Twamara kugera imbere noneho turongera tugasubizamo ya kane. Ya kane tuhita tuyikuramo, twumvisha yuko nubundi tutayigenderamo, turayikoresha ariko ntago tuyigenderamo, tuhita tuyikuramo. Wamara kuyikuramo ugeze imbere nanone urongera ugakuramo ya kangahe ya gatatu. Ubwo uri kumva yuko rya kona risigaye rya gatatu urarikatamo uri muri kabiri. Iyo umaze kurikata muri kabiri, afandi yaguhagaritse, akimara kuguhagarika urabanza ugakuramo ya kabiri ugasigarana rimwe, kuko iyo rimwe niyo usigarana ku buryo agenda guhagurutsa, yaguhagarika ukongera akaguhagurutsa, none yakubwiye ngo ukuremo fitensi, ukumva yuko ukuraho rimwe ryonyine. Kumva yuko nuza gukata hano uri muri rimwe, afande ntago arabyemera, kuko itegeko ry'ikizamini bisaba yuko ukatira muri kabiri. Afande yaguhagarika ukabanza ugakuramo ya kabiri ugasigarana rimwe, ukumva yuko agenda guhagurutsa akaguhagarika, akaguhagurutsa akaguhagarika. Iyo akubwiye ngo ukuremo fitensi, uzamura amaboko ukora kuri rove yawe ya fitensi ugakoraho rimwe ryonyine. Noneho tugiye kureba amakosa tugomba kwirinda muri icyo kizami cya circulation. Step ya mbere, nimba twumvishe yuko turahaguruka tugashiramo fitensi, iyo fitensi uba ugomba kuyitwikira, kuko iyo utayitwikiriye kumva yuko afande nawe nicyo abahagaze hari areba yuko utwikira ya fitensi. Iyo ugeze imbere ugakoresha za fitensi zawe enye, wamara kuzikoresha noneho ugakata ukiri muri kane, aho ngaho nawe ubutsinzwe. Ikindi hariya tuba tugomba gukoresha uruhande rumwe tugakoresha fitensi enye. Iyo ukoresheje fitensi 3 nabwo ikizami ntago kiba cyuzuye, nabwo ubutsinzwe. Hariyo uruhande rumwe ukoresha enye, wamara kuzikoresha noneho ugakata uri muri gatatu, wamara guhindukira, twumvisha yuko iyo tumaze guhindukira dusubizamo ya kane. Noneho wamara guhindukira nusubizemo ya kane, urukumva yuko wakoresheje fitensi 3. Iyo wakoresheje izo fitensi 3 kandi wakwiye gukoresha enye, urukumva yuko ikizami cyawe kiba giferarinze ubutsinzwe.
Ikindi uba ugomba kwirinda, nimba ugiye gukata kuri buri kona, uba ugomba kubanza ugatanga ndangacyerekezo. Ubundi ndangacyerekezo ubundi sona inshuro eshatu. Inshuro eshatu ziba zihagije. Noneho wamara gukata wabanje gushiramo ikinyoteri cyawe, ugakata neza uri muri ya kabiri. Iyo umaze gukata uri muri ya kabiri, afande yagiye kuguhagarika. Ikintu uba ugomba kwitondera. Ikintu ugomba kwitondera nimba ugiye guhagarara, wirinda kwimura ikirenge cyawe. Kwimura ikirenge cyawe. Ikirenge cyawe aho gihagaze niho kiba kigomba guhagarara. Kandi ikindi, hari n'abantu bakora ikizama ari bagufi cyangwa se wenda batagera hasi neza. Ubwo ukumva yuko bashinga amano yacu. Kandi ubundi itegeko biba bisaba ko utereka ikirenge cyawe hasi neza ku buryo ya mano yawe utaza kuyahagarika. Iyo uhagaritse ya mano yawe uri muri circulation, ugahagarika ya mano yawe, afande yakubwira uti icaza ikirenge cyawe hasi neza. Kandagiza ikirenge cyawe hasi neza. Iyo umaze kugikandagiza hasi neza, uri kumva yuko ubutsinzwe. Ubutsinzwe kuko uri kumva yuko cya kirenge cyawe wagiteye nabi. Cyangwa se ikindi, uba ugomba guhagarara. Ugomba guhagarara wegereye kuri moto yawe neza ku buryo nta mwanya ushobora kubamo. Ikindi, ubu kumva yuko amakosa tugomba kwirinda, nimba uhagaze afande yamara kuguhagarika ugakuramo ya kabiri yawe ugahagarara. Iyo wibeshye ugakurura ikirenge hasi, nabwo ubutsinzwe. Ikindi, gutera ikirenge cyawe kure, nabwo ubutsinzwe. Uri kumva n'ukugitera kure cyane ya moto. Ikindi, kugitera inyuma. Uri kumva yuko wahagaze cya kinyabiziga cyawe kikiri kugenda. Uri kumva yuko cya kirenge cyawe kirahita kigira gute, kirahita kiguma inyuma. Aho ngaho naho ubutsinzwe. Ikindi, iyo uhagaze muri circulation, afande akiguhagarika ntukuremo ya kabiri. Uri kumva yuko ubugize amahirwe makeya, kuko aho ngaho afande nawe nicyo abahagaze hari ategereje. Afande abategereje ikosa rimwe ryonyine. Ikindi, uri kumva yuko nakubwira ngo ukuremo ya fitensi uzamura amaboko, uraza gukuramo ya fitensi imwe hasigaremo indi. Uri kumva yuko wari wahagaze muri kabiri. Uri kumva yuko rero ikintu ugomba kwirinda, banza ucekinge neza za fitensi zawe. Niba ugiye gukata, urakatira ubwo muri kabiri, aho hano werekeza hano kwa afande. None numara gukatira muri kabiri, ukumva yuko arahita ukuramo ya kabiri usigarane rimwe. None numara guhagara, uhagarara neza ku buryo cya kirenge cyawe kiramanuka neza, moto yawe yabanje guhagarara. Kuko nukimanura moto yawe itarahagarara, ukumva yuko cya kirenge cyawe kirimuka cyangwa se kikurure hasi. Ngubwo uri kubyumva rero, aho ngaho ayo makosa niba ugomba kwirinda. Murakoze. Icyo nicyo kizami cya kategori A, ari nacyo kibanza cya circulation. Murakoze. So noneho murakoze, n'ubundi bwo tugiye gutangira cya kizamini cyacu cya circulation. Ubu noneho twatumaze, nyuma yuko twatumaze yuko kumva ibyo noneho tugomba kwifashisha mu kugira ngo dukore cya kizami cyacu cya circulation. Kandi icyo kizami cya circulation twibuke yuko kizami cya circulation cyangwa se kona na demarrage byose ni ikizami kimwe. Nta muntu uba wemerewe gukora ibizami bibiri. Icyo kizami rero ubanza kugikora, ukagikora mu mutwe. Kugikora mu mutwe ni gute? Nuko ubanza ugatondekanya za fitensi zawe neza uko ugomba kugenda uzikoresha mu buryo watangiye ikizami cyawe cya circulation. So noneho reka nze noneho tubirebe, noneho tugiye gutangira. Urabanza ukambara kasike yawe neza, wamara kuyambara ugashiramo sentire, ukabanza ugafunga sentire. Ya sentire twabonye yuko ari yo kwirinda ki imanuka ku buryo ndushaho kugwa cyangwa se ukanyerera, kugira ngo ya kasike yawe yakurinze urya idashobora kwita isosokamo ngo igende. Imaze kwicaraho, urabanza ukumva ko niba nta fitensi irimo. Ibyo ngibyo twahoze tubivuga. Iyo umaze kumva yuko, kugira ngo wumve neza ko nta fitensi irimo, urabanza ugasunika ikinyabiziga cyawe neza ukumva niba nta fitensi irimo. Iyo umaze kumva ko nta fitensi irimo, then noneho turatsa. Wamara kwatsa, ukumva yuko iyo umaze kwatsa afande ni uguhereza uburenganzira. Noneho yamara kuguha uburenganzira, noneho akakubwira ati dutangire ikizami. Noneho urabanza ugafata ya amburiyaje yawe ugashiramo ya fitensi ukahita uyitwikira. Cya kirenge cyawe cy'ibumoso, iyo umaze gushiramo fitensi ntago gisubira hasi. Cya kirenge cyawe kiguma hejuru gitwikiriye ya fitensi. Noneho hano ubu ngubu yaguhaye uburenganzira, noneho tugiye gutangira. Hano tugiye guhagurukira muri fitensi ya mbere. Urakora ku kariro, nukora ku kariro ushiremo kabiri. Nugera imbere ushiremo gatatu. Nugera imbere ushiremo kane, uhita uyikuramo ushiremo ikinyoteri. Cya kinyoteri uhita ugikuramo. Nanga kuri iri kona naho ugishiremo, uhita uyikuramo. Noneho hano urakora ku kariro ushiremo kane, uhita uyikuramo, ukuremo na ya gatatu. Ucana ikinyoteri witonze. Uhita ugikuramo, afande naguhagarika.
uhite ukuramo ya kabiri uhagarare neza cya kirenge cyawe kitanyeganyega, kandi uhagarare mu buryo imoto yawe birebana na fande neza. Noneho naguhagurutsa wongere uhaguruke neza witonze, naguhagarika wongere uhagarare. Akubwiye ukuramo fitensi, uzamura amaboko, umanure cya kirenge cyawe cy'iburyo hasi, ufate ya feri y'imbere kugira ngo cya kinyabiziga kitatirimuka. Utsindagireho ya fitensi, ukoraho rimwe ryonyine ku kuguru kw'ibumoso, ukongera ugasubira kuri ya feri yawe y'inyuma, then ukazamura amaboko. Ahangaha ikizamini cyawe cya sirikirasiyo tuba tugisoje. Ahangaha noneho ikizamini ugitsinze bakakohereza mu makona. So murakoze rero, mumaze kubona yuko ya sirikirasiyo yacu y'ikizami tumaze kuyikora. Iyo umaze kuyikora ukumva yuko bya bindi byose iyo wagiye ubitondekanya ku murongo, ukumva yuko cya kizami cyawe ubugisoje. Twamaze kubona yuko hano twahagurikiye muri rimwe, maze kugera imbere ushiramo kabiri, maze kugera imbere ukumva yuko ya fitensi zose ugenda uzitwikira. Kabiri wayitwikiriye, ugeze imbere ushiramo gatatu nayo urayitwikira, ugeze imbere ushiramo kane nayo urayitwikira, uhita uyikuramo. Maze kuyikuramo wabanjije ushiramo ikinyoteri. Maze gushiramo ikinyoteri ukatira hariya imbere, naho wabanje kugira gute gushiramo ikinyoteri, kuko buri kona ryose ugomba gushiramo ikinyoteri. Ugeze imbere ushiramo ya kane, uhita wongera uyikuramo. Ugeze imbere ukuramo na ya gatatu, ukata kuri rya kona ryerekeza aho afande abari uri muri kabiri. Amaze kuguhagarika twabonye yuko twahise dukuramo ya kabiri tugasigarana rimwe. Arongera araguhagurutsa, turongera turahagarara. Ubona ko handi yakubwiye ngo ukuremo fitensi, anye ko tugomba gukoraho inshuro imwe. Iyo ukozeho inshuro ebyiri ukumva yuko ntabwo uba wizeye yuko uri muri ya fitensi ya mbere. So rero mutugane muri Action College. Hano dufite amashami menshi cyane mu gihugu, dufite Musanze, dufite hano i Remera, dufite hano mu mujyi kuri Shike, tukagira na Kayonza na Rubavu. So murakoze rero, mutugane muri Action College. Gana Action, niba ushaka kwiga indimi, Gana Action, ushaka kuba umusirimu, Gana Action.